tugiye kurebera hamwe ikintu kimwe wakora kugira ngo umukobwa wereke urukundo kenshi uwo atakwiyumvamo kugira ngo noneho akwiyumvemo ajye ahora gukumbura. Ushobora kuba ukunda umukobwa cyane, umuhora hafi, umwandikira kenshi gashoboka, ndetse ugaharanira kumwereka ko ari umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe, ariko ugatangazwa no kubona ko ibyo byose ukora wibwira ko nawe ari kukwiyumvamo, ahubwo ari bwo arushaho kuguhunga. Akenshi impamvu nyamukuru we aba atari kukwereka urukundo nk'uko urushaka, ntabwo ari uko urukundo we wamweretse ari uko ruba rudahagije, ahubwo ikibazo gishobora kuba ari uburyo uri kurumugaragarizamo. Ni ibintu biri mu bantu benshi ko iyo umuntu abonye ko mugenzi we amwitayeho cyane, amukunze cyane, ku buryo ubuzima bwiwe n'umunezero we abishingira kuri uwo muntu cyane, wa wundi uri kwerekwa ko yitaweho atangira kwihunza, ntaha agaciro wa wundi uri kumwereka yuko amukeneye mu buzima bwiwe, kuko nyine abona ko igihe cyose amubonekera yaba amukeneye cyangwa se atamukeneye. Bishatse kuvuga ko umuntu arushaho guha agaciro ikintu abona ko gishobora kumucika kuruta ikintu azi ko ahura hafi. Bimeze nka kwa kundi umuntu ahora yiruka ku kinyugunyugu ashaka kugifata cyo kikamuhunga, ariko yaba yicariye ahantu yatuje yakihoreye, we agatungurwa no kubona kimusanze ahari. Rero uko niko reality y'ubuzima akenshi iba imeze. Akenshi umukobwa iyo abonye umukeneye cyane uri kumushakaho ibyishimo cyangwa urukundo we atanakwiyumvamo habe na gato, nyine nawe azashaka uburyo ki nawe atazakubonekera nk'uko uri kubimukorera, ku buryo bizagusaba izindi strategy zirenze zizatuma kwiyumvamo. Noneho byongeye indi mpamvu ishobora kunganira iyi ngiyi, ni uko muri kino gihe umukobwa akenshi aba afite abandi basore cyangwa abagabo benshi bamwirukaho, bamwitayeho, bamusohokana kenshi gashoboka. Wowe wenda kugira ngo abe yakwiyumvamo bikaba byasaba yuko ugaragaza umwihariko wawe utandukanye n'uw'abandi, ariko bigaterwa nanone n'umukobwa uwo ari we, kuko hari umukobwa ushobora gukora icyo ari cyo cyose kiruta n'ibyo abandi bose bamukoreye, ariko uko yumvamo kuri we ntabikozwe, ntakwereke urukundo habe na gato. None umaze kumva impamvu y'ingenzi ishobora gutuma atakwiyumvamo, ni iki wakora noneho kugira ngo ajye akwiyumvamo, atangire kugukumbura mu buzima bwiwe? Strategy ugomba kumva kandi ukanayigenderaho ni strategy imwe igira iti: ntukamubonekere igihe cyose, gabanya umwanya wamuhaga. Bivuze ko ugomba gutangira kubura mu buzima bwe, ukagabanya igihe n'imbaraga wakoreshaga kugira ngo ube hafi yiwe. Ntabwo ugomba kubura kubera ko umurakariye cyangwa wamwanze, oya, ahubwo ugomba kubura hafi ye mu buzima bwe bwa buri munsi, kugira ngo nyine atangire kubona ko udahari, igihe kizagera azabona ko wari uw'agaciro mu buzima bwiwe. Ahangaha bijyanirana n'uko ugomba kugabanya uburyo wamwandikiragamo kenshi, ibyiza ukaba wanabyihorera, ukaba uretse kongera kumwandikira. Nimba wari usanzwe unamufollowinga kuri social media ziwe nk'igihe azifite, urayikinga ifoto yiwe, ushyiraho comment, ibyo byose ukaba watangira kugenda ubihagarika. Noneho na wa mwanya wakoreshaga umukurikirana, umwandikira, umwereka ko mwitayeho, ukaba wawukoresha ku byawe no ku buzima bwawe muri rusange, ku buryo utangira kumva ko kuba ari mu buzima bwawe cyangwa adahari ugomba guhora wishimye kandi ukaryoherwa n'ubuzima bwawe. Aha niho we atangira kwibaza impamvu utakimubonekera cyane nk'uko wabikoraga mbere, kubera ko nyine yatangiye kubura izina ryawe mu bantu bamufollowingaga kuri za social media ziwe. Bigatuma nyine yibaza bino bibaza ati: uriya muntu ko yankurikiranaga ubutitsa byagenze ute ko atakinkurikirana? Ko nta like yiwe nkibona, ko nta comment yiwe nkibona, byagenze gute? Ese umwanya yampaga ni ndasigaye awuha? Byumvikane ko muri icyo gihe amaze kwibaza ibyo bibazo, nibwo atangira gushakisha amakuru yawe yose kugira ngo amenye ubuzima uri kubamo. Ari nabwo atangira kujya asura imbuga nkoranyambaga zawe cyane, mbere hari ubwo atayaga anazisura n'umunsi wa rimwe. Ibyo ashobora kubikora kugira ngo arebe ko hari undi mukobwa usigaye waramusimbuje, usigaye witaho cyane, cyangwa nanone ugasanga ari kukwandikira akubaza amakuru, impamvu wiburishije, rero agatangira kuguha umwanya no kugukurikirana cyane atarajyaga abikora mbere. Iyo asuye za social media zawe agasanga hari undi mukobwa wundi usigaye following atari we, nibwo atangira kubona ko amazi atakiri yayandi, atangira kubona ko ntacyo kivuze mu buzima bwe. Utumva ibi ukumva ko ugomba gufata umukobwa uwo ari we wese n'uwo utazi ukamupostinga cyangwa ukamufollowinga ugamije guhangana n'uwo mukobwa wakwanze. Oya, iryo ni ikosa, kuko bishobora kutaguhira. Ahubwo bibaye byiza wapostinga nk'umukobwa wa hafi muziranye n'uwo mukobwa azi, ku buryo muzanahura akaba yakubonana uri kumwe n'uwo mukobwa. Ahangaha ku rundi ruhande ushobora gukora agakino ukabikora nk'uri kumutirisha. Bivuze yuko niba ubishoboye ushobora gucura nk'umugambi wo gushaka undi mukobwa mwamumeze nk'abari mu rukundo icyo gihe, ariko atari urukundo kuko muri gukundana,
ahubwo mukabanza mukabyumvikanaho kari nk'agakino uri gukina kuri wa wundi wakwanze, ukamwumvisha ko ugamije kuba wamurisha nk'umubu azifuze kukugarukira mu buzima bwawe. Ukajya wifotoza amafoto uri kumwe n'uwo mukobwa muri gukina ako gakino, ukajya uyapositinga ku mbuga nkoranyambaga zawe ku buryo azajya asura akabona izo poste, mukajya mukunda gusohokana ahantu ashobora kubabonana muri kumwe, ariko nabyo ukabikora mu buryo bwiyubashye, mukabigenza gake mukabyitondera mu rwego kugira ngo atabona ko ari nk'umugambi mwacuze. Iyo ubigenje gutyo ufatanyije n'uwo muri gukina ako gakino, aha nibwo ashobora kubibona uburyo uri kwita kuri uwo wundi we utakimureba n'iruhumye, kandi mbere warajyaga umukorera ibyo uri gukorera uwo nguwo, nibwo noneho atangira guha agaciro ibyo wamukoreraga mbere, agatangira kugira akantu kameze nk'ishyari ry'uko hari undi muntu usigaye witaho we utakimwitaho. Birahita binumvikana ko na bwa butumwa wahoraga umwandikira bwo kumutaka kumubwira ko ari mwiza nta wundi umuruta, aribwo azatangira kubwibuka, agatangira guha agaciro ukuntu wamusingizaga, ari nabwo ashobora kuzicuza icyatumye akwima umwanya wo kuba yakomantinga cyangwa se yasubiza ubutumwa bwawe, kuko nyine icyo gihe waramwandikiraga ntabe yagusubiza, anagusubiza ukabona ko ari ibintu bitamuvuye ku mutima. Rero iyo ukomeje ka gakino na wa wundi musa nk'abari kumurisha umutima, nibwo umukobwa wakwanze noneho ubwo atangira kukwifuza, agatangira kukwirukaho burakasa nk'ugukeneye mu buzima bwiwe, ukabona ko bya bindi wamukoreraga umwereka ko umwifuza mu buzima bwawe noneho ari wowe ari kubikorera. Gusa ikosa abasore benshi bahita bakora hano ni ukwiyumvisha ko wa mukobwa kuba yahise akugarukira ako kanya kwereka ko noneho akwitayeho bitandukanye na mbere, nawe ugomba guhita umwakirana yombi. Oya, ntabwo ari uko wagakwiye guhita ubigenza. Banza witonde nawe abanze yishyura ibyo yagukoreye, umureke ube wakomeza kuba wamuresha umutima, amenye ko igihe wamutayeho umwirukaho cyari gifite agaciro. Ujye ubanza ureke hashira igihe cyo kongera kuba wakongera gukominikana nawe. Nakwandikira ubutumwa ujye uretse guhita umusubiza ako kanya. None amusubiza umusubize haciyemo umwanya munini, kandi umusubize mu buryo bugufi cyane, nta kumuha ibisobanuro byinshi ku byerekeranye n'ubuzima bwawe. Byumvikane neza ko ukomeza kujyanisha ibintu gake gake kugira ngo abone ko wari uw'agaciro, kuko bari gushaka inzira zose zituma wongera kumugarukira mu buzima bwiwe, kuko ahangaha ni naho atangira kukubona mu ishusho itandukanye n'iyo yari akuzimo, kuko yabaze ko nta wundi muntu ushobora kwitaho atariwe. Ikindi ni uko niba hari nk'ikintu atari akuziho kidasanzwe nko kuri wowe, hari nk'iterambere wenda uri kugenda ugeraho gake gake, ugerageza uburyo ki asa nk'ubibona, ariko akabikora mu buryo butari nk'ubwo kumwiyemeraho. Ibyo iyo ubikoze gutyo ukajyanisha ibintu gake gake, nibwo akomeza kukwifuza bikomeye, agakoresha uburyo ki bwose bushoboka kugira ngo ube wamugarukira mu buzima bwe. Waba nawe witeguye ko ugomba gusubira mu buzima bwiwe ukagenda, ariko ukagenda uri uwundi muntu utandukanye n'uko wamwerekaga urukundo bitandukanye nka mbere. Mbega noneho icyo gihe ibintu ukabijyanisha gake gakeya. Ikiganiro ntaha kirangiriye. Niba ukigejeje ku musozo uri uw'agaciro, ndagushimiye cyane, kandi niba wagikunze wowe ukore subscribe, like, utange n'igitekerezo cyawe muri comment. Njye waguteguriye nkanakugezaho nitwa Ernest. See you.